Ya ikaze bakunzi ba Miminyawe TV ndabasuje mwese aho muherereye hose. Okay, ndababwira ko mbakunda gahunda ari ya yindi ari ugutwika. Uyu munsi rero ndagira mbabwire ko mbakunda cyane. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko nari mbakumbuye, nkaba mbashimira aho ngejeje mumfasha. Inkunga yanyu ni ukuri ndabashima kandi ndabashimira byimazeyo. Uyu munsi rero nje kubavugisha ku kaganiro gato cyane kerekeranye ni mu gafori. Ntihagira umuntu ugafora. Okay, ntabatindiye rero nari mbakumbuye. Ntabatindiye nje kubabwira ku kiganiro cyo kubaka ingo zigakomera. Ntabwo nagiye kure inshuti yanjye, munyumve neza, ndacyari muri wa murongo. Noneho rero amakuru ariho ubu ngubu ngo abagabo basaze bari kwahukana. Amakuru mfite nuko hari abagore babiri bamaze kwirukana abagabo bakeneye kuba indaya. Ayo makuru ubu byakaze ngo abagabo ntibagihaha, ngo abagore bashoboye kwihahira. Ubu ngubu abagabo babasetuye. Ariko mwuka byaramwe rero mureke mbabwire, ubukene burororo buradusiga twambaye ubusa n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Tekereza ko ubyaranye n'umugabo kabiri gatatu ukamwirukana ngo ntajya ufite ubushobozi bwo guhaha, kandi nyamara muri cya gihe mwamaze mubyarana yarahahaga, ntabwo atagize, yakoze ibishoboka byose akwitaho. Ariko hahandi ubona akazi kahagaze, hahandi ubona byacitse, ukavuga ngo umugore gabo nabagiye ngo niwe wishyura inzu. Ngo hako mwabagore mwe mwagiye mureka tukihangana koko, mwagiye mureka tukihangana. Niba ari ukuryama tutariye tukarya mu buriri tukabwirirwamo, ariko ntidusetura abagabo mwokabyara. Asubwo muzi ko umugore wirukana umugabo kubera inzara nta nijoro azabona mwabantu. Muzajya mubana kuko umufuka wa kawunga n'umufuka w'umuceri biri mu nzu. Ubukene nibuze uba umusetu ujye gusambana. Ese nujya gusambana ukazana ibyo birwara, uzabwira umugabo ngo mugabo wanjye mbabarire nayo ndi mu buyobe, ubundi uzabigenza ute? Ni ukuri ntabwo byoroshye ibintu mvuga, ndi seriye. Ngenzi abagore bagera muri babiri batatu bakajije umurego, birukanye abagabo, bagiye mu muhanda hahiye. Ubu ngubu reka umva ntabwo byoroshye. Kurya muri menye mwabagabo mwe mukanywa agacupa mwizigama, naho ubundi kazabakana pe. Abagore barubiye umva inzara ikenyuruye ibitenge. Ni kuri Miminyawe TV rero kari agakuru kanyuzeho. Ndabakunda cyane. Nibutsa abagabo bankurikira, abadamu bankurikira ko bamba ku mutima urubyiruko, buri muntu wese untega amatwi, mbifuriza gusoza umwaka amahoro. Ese nta muntu wifuza kubonana na Mimi mu gusoza umwaka? Muri uku kwa 12 nta muntu wifuza kubonana nanjye koko? Ako murananyangara hata nta no kumpamagara uti Mimi duhure nkugurira akabyeri. Sha muri abana babipe no kuma subscribe na views gusa. Ari gihe nzabaca amande nanjye umunsi umwe. Sha mba mbibikiye umunsi umwe nkabaca amande kakahava nanjye. Muzamugura muzimwe mwenyine baryohereze, babwira abagore banyu bakubitire wanyuma. Sha nimurangiza ngiye mu nkoze wenyine nakundi tu. Sha umva ngende iryamiye nditurije, umva muhubwo mumpamagare nze mu ntemo weekend. Mwabaye mute mwabafana mwe koko? Agama mubona ko nanjye nkeneye ko hashya. Mwabaye mute koko? Ni kuri Miminyawe TV. Ndabakunda cyane, ndabazirikana, mbahoza ku mutima. Murabona ukuntu nabyibushye? Ni igikobwa cyiza. Sibwo nta nubwo mama nahumbuye. Cyo kora we hari abantu banyuzamo bakamamagara bati Mimi kudaheruka gukora ikiganiro, turagukumbuye nyine, bakantamo bakantera nyine courage.
ariko hagataho nkeneye umukunzi muracyabyuka ko nkeneye umukunzi ariko kumva abasore tuziranye namwe rero sinzi ikibazo mufite ubu ndi mubi ku buryo nabuze umuntu umbwira ko ankunda hagize ubiyamini ya basi akabishyira muri comment murabona ntakuze murabona ntakeneye umugabo murabona ntaryama neza mu buriri mwabaye muti sha umva ni hatari abagore mudafata abagabo banyu neza bakabacika umva n'icyaka mfite cy'umugabo umva murakuraho ndamwitwarira burundu ese ko nta bagabo bamamagara bambwira ko bakeneye ubuvuzi ibiremba byarashize mu gihugu abantu bose basigaye barangiza batinze shamara yanjye sinzi kabisa tu mugire weekend nziza mbifurije gusoza umwaka neza umva mbese ibintu byose ari bane mbabwira ko henda gushya nyine twenda kuzanywamo namwe mba mubibona mugume mushyiremo courage ndi umukobwa wanyu ndabakunda fo by'indani imbere nyine mu mutima namwe murabyumva muri ino minsi rero mbaza ngo ukeneye iki nkeneye umugabo uzi ko nyaza neza uzi ko arongora neza apana umuntu uri kumbeshya umuntu wiyaminiye urumva ufite arya wateruye ibyuma ufite uwo nguwo nyine niyo nkeneye muri ino minsi kubera ko ndabona imbe bimeze nabi kabisa no kwirirwa mu buriri shamara yanjye ntabwo byoroshye pe zashakiye umugabo ngo gukorere massage imbavu zavunagurika ako muri kumbona nyine se inshuti zanjye kweri kumuma nta kintu muri kumbwira ko bimeze bitera ninjye wamagana kwikinisha murajya nzabikore kubera ko mwanyanze nese ubwo bamujya nkora iki koko namwe mwisubireho ni kuri Mimi Nyawe TV abantu twajya dukorana ibiganiro ndabasuhuza ba Esther inshuro ebyiri ba Yemi abantu bose twajya dukorana ibiganiro ku macana atandukanye Intera TV ndabasuhuza Pole Comedy ndabasuhuza Titi Master Plana Gift Comedy Murundi TV Nyashya bese abantu bose twagiye tubasha gukorana aho muri bose ndabasuhuza kandi nkuko mbashyigikira nkuko mbakunda namwe mujye mushyikira Mimi Nyawe TV agatangazo kandi nari nibagiye kubabwira nasohoye nafunguye indi channel yitwa Bohoka TV Show kubohoka no kujya buri muntu wese yisanzure ukubita abanyuma ikubite fo ubundi bice nyine kuri Bohoka TV Show ufite ibere ryiza rizunguze tu umva buri muntu wese nyine hafashirizwa tu buri muntu wese agira afashirizwa nshuti yanjye umuntu wese agira akora agafashwa niyo mpamvu rashyizeho cana bita Bohoka TV Show kujya buri muntu wese abashe kwibohora tuzasubira rero ndi kubategura ikiganiro kiryoshye ndi kubategura ikiganiro gitwika nagira ngo basuhuzeho gatoya kwa rukasuhuza ntago uyu munsi nakoze ikiganiro abafana banje aho muri hose umuntu ukora subscribe like views na share comment inshuti yanjye ndagukunda mundi ku mutima one day hazashya ciao